Inkuru yacu tuyitangire muri hoteli tubona umugabo ari kunigagura umuntu. Umugabo ahangaha yafashe umusego amushyira hejuru bifatanya na kuvureri aratsindagira ari kumuheza umwuka. Nyagasani witegereze ureba akantu ku kandi. Urahangaha rwose yakomeje kunyeganyeza amaguru yagerageza gutabaza, ijwi ntago ryasohokaga, nta n'uwari bumutabare wari hafi aho ngaho. Ni mu gitondo cya kane mu masaa 4 neza hamwe abaraye muri hoteli baba bari hafi gutaha. Ubwo muri ako kanya bari kwikora ibyo byose barakwereka ahangaha abakozi bo muri hoteli baba bagomba kuza gukora amasuku. Hari umukobwa waje anaje gukora isuku, ibyo yabonye yahise akubitwa n'inkuba, yahise agwa mu kantu. Yabonye ikigabo kiri kunigagura umukobwa bararanye. Mwibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino chaîne, urebe ko wakanze no kuri iyo buto ya like, ubundi wirebera ukuntu abagabo bakunze gukorera ubugome abakobwa bararanye muri hoteli, bakajyana ari muzima kamusiga ari indembe cyangwa se kanamusiga ari umurambo. Uyu mukobwa amaze kubibona yarikanze agira mu ubwoba. Aha rero nta mpamvu wazagenda utanga mu buyobozi uvuga ko kanaka yanize mugenzi we nta gihamya ufite. Umukobwa yigiriye inama aravuga ati reka mfata amafoto n'amavideo nzerekana. Buriya ntago wagenda mu rukiko uvuga ati naramubonye n'amaso yanjye, babwirwa n'iki ko wamubonye? Ahubwo erekana video, kuko ahangaha bari banaryamye. Ushobora kwerekana ari kubikora rwose kikaba ari ikimenyetso cyiza cyane amutanga mu rubanza. Yatangiye gufata video. Namwe bakobwa kandi mwitondera ibigabo mugenda muhura, ugahura n'umuntu mutaziranye mugakundana akanya gato mukagira nawe mujya muri hoteli kurarana. Ese uwo muntu ubuzi agushakaho iki? Hari n'abantu basigaye batwara ibice bye ku mibiri y'abantu bakabijyana, yanagufata akagukegetada agakuraho igice kimwe cyo ku mubiri akakijyana nk'impyiko akajya kuzitanga. Niyo mpamvu rero muba mugomba kwitonda. Mwa bakobwa mwe mubigendemo gake, bino bintu si ibyanyu. Umugabo yaramusoje, umukobwa aheramo umwuka. Mbese muri make ntagakiri mu buzima, ubuzima bwararangiye. Nyagasani nuko umukobwa yapfuye. Yari yaje ahangaha muri hoteli azi ngo yaje kwishimana n'umugabo bahuye ngo ni sheri we. Namwe muteretwa n'ibigabo bibaruta. Ibyo bigabo hari n'igihe biba ari ibyicanye, ari ibigome, ari ibigizi bya nabi. Umuntu utazi jya umwitondera. Sasa ngaho umugabo amaze gusoja yahise yongera aramworosa neza nkaho nta cyabaye. Gusa icyo atazi, hafi aho ngaho hari uwamurebaga byose yakoraga. Arangije yafashe telefone arayibika, afata akadobo karimo amazi n'umurakrete. Habuze gato rakrete yari yikubise hasi. Iki kigabo cyari kiguhita kimwumva, kandi iyo kimwumva sinzi ko nawe cyari kumusiga amahoro, nawe yashoboraga guhita bigenderamo. Umugabo yaragusanga n'ubwoba bwinshi areba hirya no hino. Mu kureba neza nta muntu yabonye. Umukobwa uri nawe n'ubwoba bwinshi yegeseho gake kubw'Imana yarakinze. Uriya mugabo ntiyabimenya, ntiyanabyumva. Umugabo amaze gusoza yatangiye kwitunganya, ebona kabisa nkaho nta nicyabaye. Akimara kwitunganya ati iki nicyo gihe cyo kugenda. Nuko yahise asohoka mu nzu. Agomba gusohoka akagenda, gusa siza ahitanye uwo bararanye. Ibaze nawe kurana n'umuntu ukarara umwicunaguzaho, wamara gusoza mu gitondo wasoza ibyo usoza ugahita ufata umwanzuro wo kumuhitana. Ibyo bintu nta muntu ufite umutima watinyuka kubikora, kereka abantu b'inyamaswa nk'uno mugabo. Umugabo aranga arimo agerageza gusohoka agenda yirukanka areba n'imbere ku kavuduko kenshi. Wa mukozi yaje yirukanka avuga ati nyakubahwa. Umugabo arikanga, akakari kunshaka iki se kandi? Nyakubahwa uragiye se? Uratashye? Ubundi bura muri hoteli babaha amasaha, iyo amasaha ageze wakodesheje uba ugomba kuva mukagenda. Umugabo ati cyane rwose ndi mu nzira ndi kugenda. None se kubijyanye n'umukobwa mwararanye, ko hari umuntu mwazanye ejo mukarara nawe bimeze bite? Ati reka nigendere, ibyo ntago bindeba wa mukobwa we. Atuva nyakubahwa, birakenewe cyane rwose. Nyine biba ari ngombwa ko tumenya umuntu mwararanye uko byifashe, ni mpamvu ugiye utamujyanye. Atari kwa mukobwa we nawe uri kunsesa. Uri kuvuga se uriya mugore wanjye? Uriya sheri wanjye nyine nukuvuga ngo aracyaryamye. Ati none se ko mutajyanye? Oya, ni umuntu ugira ibitotsi cyane, yarakeneye gukomeza yiryamiye, kandi nanjye hari izindi mission nari ngiyemo, byabaye ngombwa ko musiga rero. Ati rero twebwe ukuntu tumeze
urabizi no hoteli yacu igira amategeko n'amabwiriza tugenderaho. Ni ukuvuga ngo icyaba cyiza nuko twagenda tukareba niba umusizi ameze neza. Hoya ntunatinyuke ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo iyo aryamye aba akomeje kwiryamira nyine aza kubyukira igihe ashakiye. Umva ndakwinginze rwose no gukora amasuku muri kiriya cyumba nushaka uba uhihoreye, ntabwo aba akeneye umuntu umuderanje. Ikindi kandi amasaha yacu yo kuvamo ntabwo aragera nuko ngishatse kugenda mbere. Ni umuntu ugira ibitotsi ndamuzi rega. Rwose kiriya cyumba ntuze no gukinisha kujya kugikoramo amasuku, ukihorere uze kuza kuyakora yabyuse, uze kubirariranya amasaha ageze uba ari kujya gukoramo amasuku. Umugabo uri ahangaha arimo aragerageza gushaka buryo ki n'umukobwa atahita ajya muri kiriya cyumba ngo abe yasanga cyamaze kumuhitana. Uravuga ati none se boss, nyine icyo nashaka kukubwira. Umugabo ashaka kugenda avuga ati wamvuye imbere wa mukobwa nkigendera. Ati nyakubahwa buretse ho gato. Ni ukuvuga ngo rwose uramutse ugiye ugasanga hari nk'ikintu kibi cyaba cyabaye kuri uriya mukobwa mwararanye, ibyo bibazwa hoteli yacu, nitwe tubibazwa. Rero icyaba cyiza wareka tukajyana njyewe nawe tukamucekinga tukareba ko ameze neza, hanyuma rero nkagure kukagenda. Rwose nibyo byaba byiza kurusha uko wagenda umusize gutyo gusa tutazi biri kujya mbere. Ni amabwiriza kandi n'abandi bose bakurikiza. Uri umukiriya w'Imena turakwemera, ariko urabizi ibi bintu bisanzwe bibaho, ntabwo ari ubwa mbere tubigukoreye. Reka tugende tujye gucekinga uko amerewe turebe niba ameze neza ubundi tukure kugende. Ati ibintu uri kuvuga urabizi wa mukobwa we, niba numvise neza uravuze ngo tujyane njyewe nawe urebe ko umuntu twararanye ameze, hanyuma ubundi tukundeka ngo ngende. None se hari ikibazo afite? Ati oya ntabwo ari uko afite ikibazo, ni ugucekinga nyakubahwa, ni ukureba gusa uko amerewe tugahita tukwereka ukigendera, nta bintu bihambaye birimo aho ngaho. Atumva mfite byinshi ngiye kujyamo wa mukobwa we, ndeka ngende. Uwo twararanye ameze neza, basi ntabwo unyizeye? Ameze neza aratekanye. Rero sinzi impamvu yatuma umpagarika ahangaha ukanyangiriza n'igihe. Erega afite business nyinshi ngiye kujyamo, ariko nanone ku rundi ruhande wenda wasanga hari ubundi buryo bikeneyemo ko twabinyuzamo. Gusa njyewe icyo nkubwira cyo ndi umwere nta kibazo, umuntu ameze neza aratuje aratekanye araryamye. Erega n'umuntu dusanzwe turarana ndamuzi imico ye. Ni ukuvuga ngo uramutse umukanguye kongera kubona ibitotsi byagorana, yakongera kuryama nimugoroba. Biravuga ati rega ntabwo turi bumukangure, turagenda bwombo gake gake tumworosoreho turebe. Ati ibyo nyine no kugera ku muryango yaba yakumvise. Wa mukobwa ndeka nigendere, reka ndeka nigendere. Ati bose rega ntabwo byakunda n'ukuri pe, nta kazi kanjye n'inshingano zanjye, kandi ndakwingiza rwose ntabwo ari kugutesha umutwe, si no kugusuzugura cyangwa ngo ufate nabi, nuko ibyo ndi gukora ari inshingano zanjye. Ati iki? Please boss ndakwinginze. Uyu mugabo uri ahangaha bitewe n'ibyo yarazi yakoze ntabwo yari akeneye ko basubira mu cyumba. Ibaze nawe nyine kubuzi ko wamaze guhitana umuntu bakakubwira ngo bajye kureba ko uwo muntu ameze neza kandi ubizi ko atameze neza, ubizi ko atakigihumeka w'abazima, uri kumva ni ikibazo. Rero umugabo niyo mpamvu yari ari kwidefanda, adefanda avuga ati reka nigendere umuntu ameze neza. Uyu rero nawe agerageza kumusobanurira ibijyanye n'amategeko n'amabwiriza bigenga ino hoteli, kandi kuko yagombaga kubikurikiza. Niba abandi babikurikiza se we kubera iki watabikurikiza? Amazi iki se ni muntu ki? Nawe yagombaga gukurikiza iby'abandi. Ati ubundi boss warihe ngo twivugane? Boss wanjye bakuri etaje yo hejuru. Ati uzi ko ubu bugoryi bw'ubugambo uri kumbwira na boss wawe nyiri no business, nyiri no hoteli, uzi ko atatinyuka kubimbwira? Ubundi uzi uwo ndi we? Ati ndakuzi rwose, uri umushyitsi cyangwa se uri umukiriya w'Imena. Ahangaha rwose turakubaha turanakwemera cyane, ariko nanone rwose ndakwingiza tumva buretse ho gato. Wenda byashoboka ko wowe hari utundi tuntu ukeneye nk'udufaranga, ndabizi ukeneye akantu k'icyayi ko kuba wanywa, nta kigwa rwose nta kibazo humura, siko? Ariko ibi bintu ntukomeje kuntesha igihe rwose. Urashaka amafaranga ngahe ngo nkureke ngende? Ubundi tumureke kuko ameze neza aratekanye aratuje, akeneye kuruhuka bihagije. Wabonye ko twaje ameze nk'umuntu uri muri hangover cyane, twari twananyoye. Rero kumukangura ubu kumva byaba ari ikibazo.
reka ngende cyangwa se mu kimwe nkwirukanisha. Ati nyakubahwa oya rwose ntabwo byakunda, uyu mukozi sinzi ko yamureka akagenda n'ibyo yabonye yamaze gukora. Bakiraho nyiri business yahise ahagera. Nyiri hoteli ageze ahangaha asanga umukozi ari gutongana n'umukiriya kandi bemera cyane w'imena. Uyu mukiriya ageze hano kenshi cyane. Ati uraje se? Byiza cyane rwose. Umugabo yisetsa cyane n'agatwenge ureba rwose ukabona kuzuye uburyarya. Ati sinzi rwose ukuntu ibintanga bimeze. Ati arakantu ushaka kukubwira kamwe. Iyi hoteli yanyu ni nziza cyane, mufite ibyumba byiza, mugabura ibiryo byiza, mufite n'amazi azira igihe n'umuriro ntujya uhabura. Ibintu byose mbese muri make biri clear, ibintu byose bimeze neza. Amaparitoma yanyu arakeye, ariko hari akantu k'akabazo kamwe. Ntumva neza, abakozi banyu bafite ikihe kibazo? Kuki mufite ibyangombwa byose ariko mukabura iki kimwe cy'abakozi bari clear, abakozi bari smart, bubaha abakiriya? Uzi ukuntu umukozi wawe ari kuntonganya? Uzi ukuntu ari kumbuza gusohoka kandi narishyuye? Igihe cyageze, kandi ikindi mba ngomba no kugendera igihe nshakiye. Uyu mukozi wawe ubundi wamukuye? Yarize, yararezwe, nta nubwo basi yatojwe no kubaha. Ese ubundi muzana abantu nk'aba ngaba muri business nk'iyi gute? Ati nyakubahwa, habaye ikibazo se we n'uno mukozi? Hari ikibazo kitagenze, hari kitagenze neza? Ati mubwira ukuntu ari kumbwira nabi, ankankamira nkaho ndakana ke, ambwira nabi nkaho ndi inyamaswa. Ati nyakubahwa, ibyo bintu ko nasanzwe mbizi ku mukozi wanjye se, ko nzi ko ajya yitwara neza, niko waba wakoze iki kibi kuri uno mukiriya wacu w'imena? Ati mabuja, nkubwije ukuri nta kibi nakoze. Ati okay, si wumva ukuntu atangiye kwidefanda? Mbese muri make yihinduye umwere, ngiye mfite byinshi ndi kubarira ku masaha, reka nigendere. Ati nyakubahwa, ntago wagenda, hoya, ntago wagenda, garuka hano tubanze tuganire. Erega ubu ngubu ikibazo ntago gikemutse ngo menye niba munafitanye amakimbirane. Wa mukozi yahise agenda ajya ku muryango, ajya kuvuniramo serire. Yahise ajya gufunga ku muryango ku buryo uno mugabo nanatekereza gusohoka bitari buze kumuhira. Ati mabuja, nageragezaga kumusobanurira amategeko n'amabwiriza aranga ahangaha, dufite ibitugenga. Rero nibyo nageragezaga kumubwira. Namubwiye ko umuntu yazanye n'umuntu ahangaha cyangwa se abantu babiri iyo baje hano baba bagomba gusohoka ari babiri. Ntabwo umwe asohoka ngo asigemo mugenzi we, baba bagomba kuzana bakanasohokana. Rero nandi kumubwira ati reka tujye mu cyumba bararanyemo n'umukobwa bazanye turebe uko amerewe. Atumva none ako gasuzuguro, njyewe cyane n'umukozi wawe mu cyumba, hanyuma asuzume ibyo bintu urukumva bishoboka bite? Ati nyakubahwa, ushobora kuba wabyumvise nabi. Ati we ntabwo nabyumvise nabi. Ati wabyumvise nabi rwose. Ati none gute bishoboka njyewe niyubashye narihaye cyane njye n'uwo mukozi wawe muri kiriya cyumba bajye gucekinga umuntu? Ngiye kuna namubwiye se basi ngo agenda mu checking arebe niba amerewe neza yongera agaruke. Sinabikubwiye ati cyane akabyanga. Atumva nawe ubanza rero wamubwiye nabi, ukamubwira mu buryo butari bwiza. Wagombaga kugenda gake ukamubwira neza wiyoroheje, kandi maze iminsi numva abantu babihwihwisa. Ati mabuja, ndarengana. Namubwiraga gake mvuga ati nyakubahwa, reka tugende mu cyumba cyawe. Si nibyo gusa, noneho ibaze ko noneho nanamwenyuraga nkashyira mu na story, mwenyura n'agaseko keza kanjye urabizi. Sasa uyu mukozi yazanyemo n'ibintu bya joke. Atumva uyu mukozi wawe rwose nareka kukubeshya akwigiraho umuntu mwiza. Atoke ubundi reka mbyumve nta kibazo. Hariya ngo ikibazo no kugenda mu gacekinga umuntu twararanye ukamerewe. Mbese muri make ntimunyizeye, muri kumva ashobora kuba namuroze, muri kumva nashobora kuba namukoze n'ikindi kintu kitari cyiza. Nicyo mushatse kumbwira. Ubu igihe cyose maze nkaza hano muri hoteli yanyu, uno munsi nibwo mwarebye mukumva biri ngombwa cyane kuko mwaza mukansaka. Uno munsi niko byagenze. Ariko ubundi n'umukozi wanyu arabategeka. Atumva oya, wowe uri gufata topic ukayijyana
ukayisimbuka iyo turiho ukazana ibindi. Ibyo yakubwiraga twe tugira amategeko n'amabwiriza tugenderaho, kandi ibyo byose buri wese waje ahangaha aba agomba kubikurikiza. Ni mu buryo bwo kugira ngo dusigasire umutekano wa hoteli yacu, ndetse dusigasire izina ryacu, ndetse dusigasire n'umutekano wa buri umwe wese ubasha kuba waza hano. Kubw'iyo mpamvu rero niyo mpamvu mwagombaga kugenda mugacekinga mukareba ko umuntu mwararanye ameze neza, ibintu byose biri clear. Hanyuma rero ibyo byamara kurangira bakakureka ukigendera. Niko wabikoze cyangwa? Ati mabuja nanjye nibyo nageragezaga nyine kuba namubwira musobanurira akantu ko kandi. Ati wapi, yambwiranaga ubwendisipurine, bigaragara ko rwose yananyubahuse. Mabuja arambeshyera. Basi rero niba njye namubwiranye ubwendisipurine, wowe mwibwirire, wenda hari we yakumva, kuko njye nagerageje gusobanura uko bishoboka. Ndanamubwira ati basi reka nkwereka ayo mategeko n'amabwiriza kugira ngo bisobanukirwe neza. Arabyanga rwose, njye ndarengana. Wa mugabo, hari ikibi nakubwiye? Niba wibuka ko nagusobanuriye, sinakubwiraga nicishije bugufi? Nigeze nkutuka ngo nkubwire ijambo ritaboneye? Uyaranje aravuga ati rero ibyo ndikumva nta kintu na kimwe byadufasha, ndikumva nta kintu na kimwe byakemura, siko? Wewe wagombaga kubanza ugakora amasuka ahangaha, warangiza ukarindira ko biri. Atumva mabuja, ibi byose mureke tubikemure birangire, siko? Njyewe ntabwo nagomba kujyana n'uriya mukozi. Byibuze reka njyane nawe tugende turebe uko uwo muntu amerewe, gusa mumenye ko mutahe umukiriya wanyu w'imena. Tukimara kuva hariya rwose njye sinzongera kugarukana. Ati hoya, gute wahita ufata uwo mwanzuro koko? Urabizi turakubahwa, turanakwemera. Ati none kuntesha igihe se nicyo gituma munyubaha? Ati hoya, nukuri kubifata nabi. Nawe uri umuntu mukuru, erega watwumva. Nawe watwumva ibintu turi gukora ni ngombwa, nibyo sibyo? Ngayibaze nawe uwo muntu hagize ikimubaho, wumva ukuntu byagaruka kuri hoteli yacu. Icya mbere twabibazwa, icya kabiri hoteli yacu yaba yambitswe icyasha, nta bantu bazongera kugaruka. Baramutse bamenye ko hari ibindi biberamo bitajyanye no kuza kwishima ngo umuntu yinjoyinga uko abishaka. Kubw'iyo mpamvu rero ibyo yakubwiraga njye ndikumva ku rundi ruhande ari byo, wagombaga kumwumva ukagenda ukabikora, sibyo? Mugacekinga ukigendera. Ni n'ibintu bitagoye rega, ni ibintu biri simple cyane, biroroshye. Ni ukugenda mugacekinga ugahita wikomereza ukagenda. Ariko nanone ukaba wakwibaza ngo niba koko uno mugabo yari azi neza ko ari nta kintu yamukoze, kubera ikiyangaga ko bajyayo. Atumva ibyo ntabwo byashoboka rwose. Ngwino hano tubanze tuganire njyewe nawe, hari akantu ushaka kukubwira. Ngwino hano tugire ikintu tuganiraho, witegereze uriho akantu ku kandi. Uyu mugabo yafashe nyiri business cyangwa se nyiri hoteli amuzana hano ku ruhande. Atumva ukuntu ibintu rero bimeze muri aka kanya. Ni ukuvuga ngo njyewe twanagenda rwose tugacekinga ukamerewe, ariko njyewe hari utuntu twinshi ushaka kujyamo. Ibyo bintu rero ntakeneye ko ari buze kumenya. Hari undi muntu tugiye guhura kandi sinshaka kumenya ko twahuye n'uwo muntu. Uri kumva rero nidusubira mu cyumba akaza guhita abimenya, arahita avuga ngo tujyane, kandi simbishaka. Aterega ibyo ntawe bihuriye n'amategeko n'amabwiriza byacu, siko? Rero ushobora kuba washatse kubikorera ahantu bitari bukunde, wagombaga kujya ahandi ukaba ariho ubikorera. Hano tubanza gucekinga. Ibyo kuvuga ngo urabyuka mbere ngo ugende usize uwo mwazanye ngo hari izindi gahunda ugiyemo, shaka rwose ibyo byo ntago byakunda. Wenda hari uburyo bumwe twabikoramo, tukagenda tugacekinga, wenda tukagenda gake gake bwombo, ku buryo atari buze kumenya ko twanahageze. Atumva rwose ndabyumva, ntabwo uri kumva uruhande rwanjye, siko? Ariko usibye ko abantu umuntu akazi ibintu mukabikomeza cyane kandi ari n'ibintu byoroshye, uretse nkagenda, sibyo? Nkikorera gahunda zanjye ko zirimo n'amafaranga bikarangira. Mwabiki ngo uri kufonsinga kugira ngo tujye mu cyumba ambone gahunda zanjye zipfe, sinshaka ko azimenya ibijya mbere. None se ubwo ubundi urabumfashije iki koko? Nk'umuntu rwose w'umukiriya wawe nsanzwe nzangaha twumvikana dukorana neza, uri kumva uri buze kumfashije iki? Reka ngende ibintu byose birangire. Nta kintu kibi namukozeho, ni muzima, arahumeka abazima. Ese ubundi gute wumva ko warana n'umuntu
warangiza ukamugirira nabi umuntu twararanye dusanzwe tunararana. Uri kumva se naba naje kumugirira nabi muri hoteli yanyu? Ni hantu heza kugirira nabi abantu se? Cyangwa rwose nindamuka ngiye tukagenda tukareba umenye ko birangiye ntazongera kugaruka hano, nawe ushyire mu ruhande rwanjye wumve. Aterega ndakumva impamvu zose uri kumpa ndazumva, ariko nanone buryo cyuri kubikoramo rwose ntabwo byumvikana. Niba nta kintu uri kwitinya, nta kibazo gihari, warise tukareba gake ko atari bunamenye ko twahageze, twarangiza tukakureka ukagenda. Kubera uri gukomeza ibintu, ubundi ibi bintu byose biri no gutinzwa nawe. Nkureka ugende ngo ujye muri gahunda zawe, hanyuma akazi kacu gapfe. Ahubwo uri no kureba ku ruhande rwawe kurusha twebwe. Ubwo ndi kumva ukuntu uri kubishaka, twebwe ibibazo n'ibinabaho bitubeho, wowe wimereye neza. Ati mabuje reka tugende. Mubwire rwose ntumve ibyo akubwira, mubwire tugende tujye kumucekinga. Atari kubundi no mukozi niwe nyiri hoteli. Uyu mukozi ko mba numva bishyushyemo cyane. Ati ndi umukozi wayo ariko kandi mba ngomba guharanira ishyaka rya business yacu, mbese muri make rya company nkorera. Niyo mpamvu rero ati ngewe rwose ibi bintu simbishoboye ndi kubona hano ngiye kwacika burundu bitewe n'aka gakozi k'imbura mumaro. Ati genda ukingure ari vuba nisokere nigendere. Atumva ntabwo byakunda, ariko ibyo gukingura byo nushaka kubyibagirwe mu gihe tutaracekinga ntabwo biri buze gukunda. Uyu mukozi yakoze mu mufuka arangije avanayo telefone. Wibuke neza yafashe video. Ati mabuje burese ho gato ndaje ngira akantu nkwereka. Ikaba ari nayo mpamvu iri gutuma uno mugabo ari kwanga gusubira muri kiriya cyumba. Reka nze ndaje ngira akantu nkwereka hano. Ubwo wa mukozi nta kindi yakoze, witegereze urebe, yahise avanayo telefone ashyiramo video yashyize muri bwoko kinyagasani. Witegereze urebe. Arangije arimwereka. Nyirabuje aritegereza areba akantu ko kandi yakubiswe n'inkuba ibyo yabonye sinzi niba iki yabonye muri no video. Witegereze urebe. Akomeza kureba akantu ko kandi aravuga ati ibi bintu ni ibiki? Umugabo arikanga ati habaye iki se? Ni ibiki ari kukwereka muri iyo telefone yiwe? Harimo ibiki uri kureba ko numva uri gutangara cyane? Uyaranje aravuga ati ibi byabaye no munsi cyane rwose mabuja, byabaye no munsi rwose sinkubeshye. Ibyo uri kurebaho nibyo byabaye. Ati we umweretse ibiki? Ni ibiki umweretse muri iriya telefone? Uyu yatangiye kwikanga mu kontu aravuga ati uko biri kose ndafashwe. Ati uyu mukozi wakweretse ibiki? Urashaka kureba ibyo anyeretse? Akirirebere hano nawe ihera ijisho. Umugabo yatangiye kwitegereza arebye ahangabona ari kunigagura umuntu. Yaribonye ahangaha nuko ngo mu ijuru ngo bizaba bimeze, ngo ku munsi w'urubanza bazajya bakwereka byose wakoze, bakwereka ka video kawe, aho wajyaga kwiba, aho wajyaga gusambana, aho warwanaga, aho watukanaga, byose ujye ubireba ubundi bari wowe wicira urubanza. Oya aravuga ati ibyo bintu ntago nabyemera, ibyo bintu ni AI. Turashyigikira ko ari AI cyane rwose. Reba ni AI yigendera. Gute yaba ari nge? Atabwo se gute taba ari wowe? Reba ishati wambaye birasa, umukufi wambaye birasa, imyenda yose wambaye n'inkweto birasa. None uranyumvisha gute ko ari AI? Ibyo se niba bigeneratinga, ibyo barabikora cyane ahubwo ntabyo waruzi. Iyo ni AI yakoresheje kugira ngo anyambike urubwa. Ni AI rwose. Erega uyu mukozi wawe namubonye kare wagira ngo hari ikintu dupfa. Abo ngenda shanga umumbariza. Jemfi sambu nawe. Jemfi kinawe koko. Ati mabuja ibyo nashaka kukwereka nabikwerese. Ati wa mugabo we, ibintu noneho birahindutse, bihinduye isura sasa. Ntago natuma usohoka hano tutaragenda ngo ducekinge umuntu mwararanye. Niyo ngingo yonyine iri buze kugusohora hano igihe turi buze kuba tumenye ko umuntu mwararanye ari muzima, ahumeka wabazima. Naho ubundi bitabaye ibyo uraguma hano. Kandi si nibyo gusa, turi buze gutabaza, turi buze kugutabariza kuko ibi bintu ntago byumvikana. Wararanye n'umuntu usohotse tutamucekinze, batweretse video neza, none ngo ni AI.
AI ko yagoye mwa bantu mwe, ibintu byose ubu ngubu noneho basigaye babyereka kuri AI. Umuntu niba yagiye kwiba bakamufotora ni AI, umuntu niba yasambanye bakamufotora ni AI. Atumva ntuza kubera iki ibi bintu waretse kubizamura hejuru wa mudamu we. Ati ndabizamura ahubwo ndanahamagara polisi. Reka ibi bintu tubiganireho. Umukozi waduteranye, umuntu twari dusanzwe dukorana tumeranye neza, gute umukozi ushobora gutuma ibi byose birangira koko nawe ukabyemera? Bishoboka bite? Sasa uyu nguyu yatangiye gutereta yinginga ngo arebe ko ibintu byaca mu buryo buzima. Gusa sinzi, ntabwo waba wahitanye umuntu ngo bikugwa amahoro, ntabwo waba wahitanye umuntu ngo birangire gutyo. Ikinini cyayo kiba gikomeye cyane. Ibaze nawe nyine kuvutsa umuntu ubuzima, umuntu ukeneye kubaho nk'uko nawe ubikeneye, ukamuvutsa ubuzima umuziza ubusa nta mpamvu ifatika ihari. Bishobora kubaho paragisida utabishakaga, ariko ibintu wagambiriye nk'ibi sinzi niba wanababarirwa. Iki cyaha sinzi niba banakikubabarira. Umugabo yumvise kuko biri kose afashwe, nta kindi yagombaga gukora, yarabyemeye ngo reka bajye mu cyumba bajye gucekinga, reka twirebere. Turabizi yamaze kumumaramo umwuka, yamuhejeje umwuka. Biragenda bite mana yanjye? Feri ya mbere baje mu cyumba aho baraye biryamiye bimereye neza, ariko bikaza kurangira nabi. Mwabantu mwe nkomeza kubashishikariza kujya mwitondera abantu mujyana, ugahura n'umuntu muhuye bwa mbere, mugiye mu rukundo, urwo rukundo ruhinduye urwizerwa, wumvise ko nyine ari umuntu wo kwizera koko ufite urukundo, uwo muntu nta rukundo afite. Ubwiwe n'iki se ko arufite? Kandi ikindi nanone, jya ubanza unashishoze. Uri umuntu mukuru, jya ubanza ushishoze umenye ngo uyu muntu ni muntu ki, avuka he, yakuze gute, umenye amakuru byinshi kuri we. Barajanga borose umukobwa, babona ntago ari kwinyeganyeza, ntari guhumeka, n'umutima nturi gutera. Witegereze urebe, umuntu usinziriye ubundi aba ari guhumeka. Rimwe na rimwe bamwe baranagona, uhita ubimenya rwose ukiri kure. Iyo uno mukobwa yasinziraga akagona, bari guhita babyumva bakiri kure, bakavuga ati po wa wundi ni muzima ameze neza, reka twigendere. Ariko umwuka wamaze kumushiramo. Uyu aravuga ati mabuja reba, njye namwibone. Ati wagakozi wo wasazi, uri kuvuga ibiki? Wajya ureka kuvuga gora. Sasa iyo umuntu rwose ari kukubwira ukuri, uba wumva ari kukubangamira. Uriya mukozi rero nawe yavugaga ukuri, icyo kigabo kikabirakariramo kivuga ati ntukagire ubugambo. Afashe akaboko karakanyeganyeza, ubundi umuntu muzima ahanga ahita anabyuka. Byonyine kumva abantu bari kuganirira hejuru ye, ibaze noneho banamukozeho baramunyeganyeza, ntabwo ari gukanguka. Uyu yaje kumva ko umutima ukiri gutera, ngo yumve ko umutima ukiri gutera. Wapi, umutima habe na gato, habe no gutera habe na gato. Nyagasani ahita avumbura ko ibyo umukozi wamwiyeretse ari byo, yamaze kubivumbura. Erega ubundi mwa bantu mwibyo wigira byose, ntabwo wahitana umuntu ngo bikugwa amahoro, ntabwo wahitana umuntu ngo ugire amahoro rwose, ntabwo byakunda. Ni handi biba bigomba kukugaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, biba bigomba kukugaruka pe. Ntabwo wabikora ngo birangire gutyo gusa. Ahanga nta kindi yakoze, yaramubwiye ati wa mugabo ntabwo uri umwizerwa, habe na gato rwose nturi umwizerwa. Gute wararanye n'umuntu mwamara kuranduka muvutsa ubuzima? Uri inyamaswa, nta nubwo uri n'umuntu nyamuntu. Ubundi umuntu nyamuntu arangwa n'ubumuntu. Rero umuntu ushobora kuba yafata mugenzi we akamuhitana, nta bumuntu aba afite, ni inyamaswa imwe mbi. Wa mugabo we atumva tugende hariya muri salo tuganire. Gusa icyo nababwira cyo, tugende hariya muri salo tugira ibyo tuganiraho kandi bishobora kuza kutugira umumaro, reka tumworoze tugende. Umugabo uranga mu buryo bwo kwidefanda yavuze ko baramutse bagiye mu biganiro, ibintu byose byaza guca mu mucyo. Ese ibyo biganiro biri buze kuzura umuntu yahitanye? Gusa wa mugabo we sha tugende. Gusa icyo ugomba kumenya cyo ni uko ugomba kwishyura ibyo wakoze, ugomba kubiryozwa. Ibyo wakoze bigomba kukugaruka. Uriya nta kintu kitagira ingaruka erega. Ishobora kuba ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi, ariko ziza ari ingaruka. Habaho positive consequences na negative consequences. Ibyo byose rero biba bigomba kukwafegita. Niba wakoze ibintu bizakugira ingaruka nziza ziri positive, urazibona. Niba wakoze ibizakugira ziri negative, nabyo ziraza. Ziraza kandi zikaza zituje, zigusanga ahantu utanazikwepa.
uyu rero nawe ibyo yakoze nibyo bigiye kumugaruka. Ati mabuja, uyu muntu ntago agomba kubabarirwa, ni inyamaswa, ni mubi, Sekibi dayimoni, ni umurozi umwe mubi cyane, umurozi wigendera. Ati wagakozi wajya ugabanya ubugambo. Ari kureba uno mukozi n'utugambo ari kuvuga, akumva yamutera nk'ikintu cy'agatuza. Yajanga avuga ati umva, reka ibi bintu rwose tubinyuze mu mucyo, kandi ibintu byose biraza kugenda neza. Sinzi niba byagenda neza bakakureka ukagenda gutyo gusa wamaze guhitana umuntu, sinzi ko byakoroha. Baje hano muri salo, atangira kubwira uno mugore ati reka nguhe miliyoni 50. Ati miliyoni 50 z'iki? Zuko nakoze iki? Naguhingiye. Ati okay, ntubyumva, basi reka nguhe miliyoni 100. Ariko ibintu tubiceceke. Ariko uri kundeba ukumva rwose ndi gushiturwa n'amafaranga. Muri se amafaranga yo mu kibi nta n'ikintu yakumarire rega. Amafaranga baguhaye nka kuno ngo uhishire icyaha cyo kwica umuntu, nta kintu ayo mafaranga yakumarira. Amafaranga nk'aya ataje mu nzira nziza, n'ubundi finally birangira kubereye impfabusa, nta kintu na kimwe akumarira. Uyarangira avuga ati none si ibintu turabikora gute, urafungwa, urahanwa, urabiryozwa. Niyo mahitamo yanjye, sinkeneye amafaranga yawe, sinshaka amafaranga yo kuhishira ikibi nk'icyo. Reka Imana yampaye kugera kuri iyi hoteli, nayo mafaranga nayageraho. Atumva wa mugore we, utangiye gukaza ibintu bizamura hejuru, kandi ari ibintu twagomba gucisha mu mucyo ngewe nawe, umucyo wo kwica umuntu. Atumva ari gura muntu ntiyanapfuye buriya. Ati turize, reka nze mpamagare polisi baraza babyanzure koko niba atapfuye. Nibo bari buze kubyanzura, wenda amaso yanjye ntareba neza. Ati hoya, ariko ibyo bintu utangiye kuzana se bya polisi byo uri kumva biri ngombwa? Polisi ibi bintu ko twabikemura ko turi bakuru. Ibi bintu shamwihaye byo kuvuga ngo abantu ni bakuru ngo babikemura mu ibiganiro gute? Umuntu yahitanye undi none ngo babikemura. Umukozi uranga yakomeza kuvuga ati mabuja ntumwumve. Urabyumva nawe, witegereze urebe. Bidatinze nyiri hoteli yagombaga guhamagara polisi. Polisi kazi kabaza uriya mugabo ibyo yakoze, ndetse niba hari n'uduhano bamuha tw'ububwa. Nyine urukumva yakoze utuntu tw'ububwa, bagombaga kumuha uduhano nyine dukuraho utwo tuntu tw'ububwa. Ahangaha yagombaga guhamagara polisi zikaza. Abapolisi yabahaye aderese, ababwira hoteli ye, bagombaga guhita baza, ibintu bigaca mu mucyo. Atumva amafaranga arega ndayafite kashi, please ndakwinginze, amafaranga ndayafite ahangaha, reka nkusinyire sheke. Siko niba utanabishaka kiri karita ya banki, ugenda kuri ATM machine, ukozeho rwose amafaranga araza ni menshi. Yatangiye kumuhatiriza kwakira ikarita, ariko umugore arayanga. Sinzi ko nawe wabyemera. Nawe uze kutwandikira muri komenti, ese washigikira umugabo nk'uriya ukemera ko aguha amafaranga kugira ngo bira byose bibe? Wabigenza ute? Wabigira ute? Witegereze ureba akantu ko kandi. Mwibutsa gukana kuri buto ya subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino chaine yacu. Ahangaha niho hantu usanga utuntu tw'ubwenge, niho hantu usanga inkuru zifite icyo zigisha. Umugabo baramuhakaniye, bamubwira ko ibyo ari kuvuga rwose bitakunda habe na gato. Babaye bategereje, ati tegereje mu kanya gato polisi ziraza kuba zihageze. Hanyuma rero uraza kubazwa ibyo wakoze. Uraza kubazwa ibyo wakoze. Tujye dukora ibyiza, tuzi ko tuzabona inyungu nziza. Nidukora nibibi kandi tujye twitegura ko n'inyungu zizaza, cyangwa se umusaruro uzava mu byo twakoze bibi nawe uzaza ari mubi. Niyo mpamvu rero akantu kose uba ugomba kugakurikirana, akantu ko kandi uba ugomba kukitaho, ukamenya ngo niba wakoze icyiza uzabona icyiza, niba wakoze n'ikibi uzabona ikibi. Ibyo ni ibintu uba ugomba gukurikirana. Witegereze ureba akantu ko kandi. Ahangaha bakomeje gutegereza akanya gato, bategereje ko polisi iza ikaza nyine ikamuryoza, mbese muri make ikamubaza ibyo yakoze, ikamuha n'umusaruro wabyo. Witegereze urebe akantu ko kandi. Muri ako kanya bakomeje gutegereza, bategereje polisi. Uri kumva zafasha akanya akagenda. Abo bantu ndi kumva bari gukomanga ni bande? Genda ukingure wasanga aribo bahageze. Umugabo arikanga ati ndapfuye we. Uriya ndakubwiye mwa bantu mwa hantu hambere habi ntakwifuriza umuntu kujya. Uriya ni muri gereza kujya gufungwa, none wakoze ibintu nk'ibi ngibi. Gusa uyu we yarabikwiye, yagomba kugenda agafungwa, kuko ibintu yakoze ni icyaha kibi cyane, ni icyaha gikomeye cyane. Muri ako kanya polisi zaraje, barahageze. Umugabo ahangaha yatangiye kwiyakira ko n'ubundi yagiye kwibera muri gereza. Ubundi mu bindi bihugu byo hari ibihugu banashyiraho igihano cy'urupfu.
ugasanga igihano cy'urupfu neza neza urakiriye bakagukata umutwe ku karubanda abantu bose bareba. Rero uyu nguyu we yagize ubwoba atangira gutitira, ariko nanone ibyo wakoze nyine jye wemera byaje kuko niwe uba wabyishoyemo uba wabyikoresheje. Barabanje baza kureba wa mukobwa basanga yamaze gushira mu mwuka kare, yaranumye. Barangije bati ibi ntago byarangira gutya, ibi bintu turamutse tubiretse bikarangira gutya, ndakubwiza ukuri ko uyu mugabo yazahitana n'abandi benshi. Niyo mpamvu uriya leta ifata umwanzuro ikavuga ati reka dufunge umuntu agende yitekerezeho, yumve ko ikintu yakoze ari ikosa, yumve ko atazanarisubira. Ibi byose babikora nyine kugira ngo ubone akanya ko kwitekerezaho, kuko baramutse bakurese wazakomeza ugakora n'ibindi. Niyo mpamvu iyo umuntu agiye muri gereza akavayo akenshi ukunze kubona yaraje yarabaye umwana mwiza, yarahindutse, aba yaramaze kwakira ubuzima bw'uko nyine atagomba kongera gukora ibintu by'ibyaha nk'ibyo yakoze mbere, akagaruka rwose ubona ari umuntu unogeye Imana n'abantu. Ahanga nta kindi bagombaga gukora, baravuze ati wa mugabo hindukira tugende, hindukira urebe hariya tukubone mu mugongo, tugende rwose ujya hakugenewe. Ahangaha mu buzima busanzwe si ubwawe gusa, ikintu cy'ikigabo nk'iki ngiki Imana yagihaye ubutunzi, igiha amafaranga, igiha buri kimwe, ariko usanga ayo mafaranga kiyakoresha nabi. Ese koko kuba Imana yaguha amafaranga nibyo byagutera kuza guhitana umuntu? Akenshi usanga iyo umuntu ari gusenga avuga ati Mana mpa amafaranga, nzafasha abantu, nzakora neza, nzagira gute. Imana yamara kuguha amafaranga niba ubwenge buhita bujya he? Ugasanga ahubwo niwe ndiriye ikibi, ugasanga ikibi cyakwaritsemo, usigaye wimereye nka sekibi rwose. Niyo mpamvu ibintu mujya musengera mwa abantu mwe mujye muzirikana ko munabisohoza. Niba warasengeye ko Imana izaguha amafaranga ugafasha abantu, ukaba uri kubanyuraho bababaye bareba ko bababaye, ntibigire icyo bikubwira. Ubwo se ko kuri muri kangahe? Uyu yaravuze ati mumujyane mu mufunge, ndetse azajya kuburana n'urukiko. Ndetse si n'ibyo gusa, hari n'ikindi cyaha cy'uko yatanze ruswa, yashatse kuduha ruswa ngo tubiceceke turayanga, mugende mu mukanyage. Uyu mugabo afite ibyaha byinshi cyane. Baze nyine no gutanga ruswa, byonyine ruswa ni icyaha, kwica umuntu ni icyaha, ibindi bintu byinshi bari buze kumugerekaho, kandi ibyo byose akazabiryozwa, akazabibazwa. Witegereze ureba akanuko kandi. Ni ntanga dusoreje inkuru yacu. Umugabo nuko bamujyanye baramufunga, ndetse byarangiye bamukatiye igihano cya burundu. Ibaze nawe nyine ko yishe umuntu se akaba nawe agiye kuba hari nk'aho atariho, byo bimumariye iki? Ko yari afite amafaranga yari buzibereho neza, akabaho yiturije arya icyo ashaka, anywa icyo ashaka. Ubu se ziriya nizo nyungu? Mwa bantu mwe mujye mubaza mutekereze kabiri ku myanzuro mufata. Ubu se bimumariye iki nyine? Nta kintu na kimwe bimumariye habe na gato. Ahubwo agiye kubaho yicuza, agiye kubaho yibaza impamvu yakoze biriya byose. Ntugakore ikintu kizatuma wicuza mu nyuma wa muntu we. Ikintu cyose uzajya ukora jya ubanza utekereze inshuro nyinshi, urebe neza ko utazicuza kuba warakoze icyo kintu. Nibyo bizagufasha, bigatuma mbese muri make unabifiringa neza. Ndabakunda cyane, Imana ibampera umugisha. Inkuru zacu nakagaruka aha ni kuri Nyazo Films, ni usanga inkuru z'ubwenge. Ciao duhure mu kubutaha. Ndabakunda cyane mwebwe mwese twabanye guhera itangiye kugeza irangiye. Ciao.